muze mube bene data, muce bugufi mube abana b'Imana, muce bugufi. Uwiteka arabagira imbabazi, arabagira imvambi. Imana ngihora iteze amaboko, umuryango urakinguye, ariko ndagira ngo ngwibutse hari umuryango uzakingwa maze uvuge ngo Kristo wandabara, ko ijambo ryawe rivuga ngo uzagutabaza kuzamwumva, ko ijambo ryawe rivuga ngo nitugamura mu izina ryawe ngo uzatwumva. Kristo uzi ijambo azakubwira si njye wafunze, ni data wa twese wafunze. Aya magambo yavuzwe. Murakaza neza ku muyoboro wa Igetsimani. Imana iguha umugisha, gumana natwe. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Ndabasukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana abe muri mwe, umugisha w'Imana wabonekeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Izina ni Jeanne d'Arc, nongeye kugirirwa umugisha ku Mana wo kongera kubana namwe kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, tumenye icyo umwami Imana adushakaho, atwifuzaho muri iki gihe turimo, muri iki gihe bigoye kandi muri iki gihe nanone bitoroshe. Muri iki gihe bisaba yuko buri wese aba yifitiye amazi azamurengera mu gihe cyo kugotwa, mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cy'inyota izaba iziye isi. Ariko ngwifurije gukomera kuri uyu munsi mubi, ku munsi w'amakuba. Uwiteka azakurebanisha amaso y'imbabazi agutabare. Mbere ya byose rero reka tubanze duce bugufi, dusabe Imana Data ize ibane natwe, n'umwana wayo n'umwuka wera baze babane natwe, kugira ngo ijambo mvuga ndabarinze aho umwuka wera nyobore, kandi nawe umwuka wera agusange. Niwe wenyine kuko kukwemeza, njyewe sinakwemeza, njyewe sinaguhindura, ariko uhindura ni Kristo. Ugendera umuntu akumva agasobanukirwa ni umwuka wera, na Data nawe agakora ibyo akwiriye gukora ku buzima bwawe kandi no ku buzima bwanjye. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, turagushimye kandi turaguhimbaje, turagushimye ku bw'ubuntu bwawe, turagushimye yuko wabanye natwe. Hari bamwe muri twe twari turwaye, hari bamwe muri twe bari bababaye, hari bamwe muri twe bari babuze ibyo kurya, bari bafite ingorane, ariko Mwami Imana turagushimye yuko waturinze, kandi n'abafite ibibazo bamwe muri twe twizeye yuko uzadutabara. Isaha yawe nigera Mwami uzakora. Mana turagushimye kuko uri Imana igira neza, turagushimye ku bw'uburinzi bwawe, turagushimye kubw'imirimo n'ibitangaza uri gukora mu bwoko bwawe hirya no hino. Izina ryawe nirishimwe. Mwami w'abami turagushimye kubw'ijambo ryawe, turagushimye Data wera ku byo waduteguriye uno munsi. Niyo mpamvu ngwinginze Mwami wanjye, uze unyobore, uze uvuge, njye nibere mikoro, maze icyo ushaka kubwira ubwoko bwawe kibagereho mu izina rya Yesu Kristo. Ngweretse umutima w'umuja wawe, umutima w'umugaragu wawe. Birashoboka ko ari umwana muto, birashoboka ko ari umumama, birashoboka ko ari umusore cyangwa se umukobwa. Ngweretse iyo mitima yose Mwami, uyisange Mwami. Niweho kuyubaka, niho kuyijenjagura, ukayorosha kugira ngo ijambo ryawe rigwe mu butaka bwiza mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndakwinginze, ijambo ryawe rikora imirimo n'ibitangaza mu mitima y'abaryumva. Mwami ribabere igisubizo, Mwami ribabere ingabo, Mana ribabere ingota. Ndakwinginze uganze kandi ukore icyo namagaye no gukora kwa Satani kose mu izina rya Yesu Kristo. Ibyakishira hejuru byose bitishwe bugufi mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zo mu ijuru zimanukire kutugota, imbaraga zo mu ijuru zimanukire kutugwanirira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwuka wera ngwino uzubane natwe, ngwino uzudufashe, ngwino udusobanure amagambo yawe Data mwiza, kugira ngo Data wera mu gihe gikomeye ijambo ryawe uzaba urifite ndagazagira ubwoba, zageraho bikomeye ijambo ryawe rimwambutse. Ndakwinginze rero Data mwiza, abantu natwe uturengere, ubuntu bwawe n'imbabazi byawe bikomeze kutuboneka. Unsabye bike byinshi bitwongerere, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti nsenze nizeye, amena amena. Imana yacu ishimye, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Tugiye gusangira amagambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na REKA, ibice 12, turi gusoma umurongo wa 35 tugeze kuri 37. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe waho w'amagambo uragira ati:
tube maso dutegereze kugaruka k'umwami Yesu. Amen. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Mumere nk'abantu bategereje shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu sebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Amen. Imana yacu nishimye. Umwami Yesu yari kubwira abigishwa be, ariko muri iki gihe nitwe yari kubwira, ni magambo ni mwebwe yari kubwira. Ntabwo yari kubwira Petero na Yohana, ntabwo yari kubwira Andreya na Luka, oya. Ntabwo yari kubwira Matayo, oya. Uyu munsi yari kubwira Jean d'Arc, yari kubwira nawe wowe undeze amatwi. Yesu yavuze ngo muhore mukenyeye kandi amatabazi yanyu yake. Ijambo ry'Imana ni indorerwamo twese twireberamo, ukabona hano hariho imihote, hano haranduye, hano ndi hameze neza, ukikosora. Nawe rero irebere mw'iri jambo ry'Imana. Ese urakenyeye? Ese ufite amavuta muri wowe? Kuko ni wowe utabaza. None amavuta y'Imana yari muri wowe. Ese wambaye wa mwambaro wera? Urawambaye, urawukenyeye? Ijambo ry'Imana tubwiye ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake iteka ryose. Kuko umuntu ukenyeye igihe cyose yasohoka ndawamutungura ngavuga ati runaka arandunguye utangire wikomakome, oya. Iyo umuntu akenyeye bamutungura, batamutungura bakamubwira ati kanaka ngwino tujye aha, runaka nagira ngo unsure, uhita uhaguruka bwangu, runaka ngwino udutabare, dufite umuntu warwaye, turasaba ngo uze udufashe utujyane kwa muganga. N'ijambo ry'Imana rero riri kutubwira ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake iteka ryose. Amatabaza yanyu yake. Murabona abakobwa 10, 5 b'abanyabwenge, 5 b'abapfapfa. Bibiliya ibagaragaza mu buryo bubiri. Umwe yabaye umunyabwenge, undi aba umupfapfa. Abo 5 bafashe amatabaza yabo, bagura amavuta hakiri kare ijoro ritaraza. Aba wapfapfa bo byo kwinezeza, bakomeza mu kudamarara, iby'isi birabarangaza, birabaherana, ntibabasha kwitegurira ejo heza habo hazaza. Igihe rero cyarageze, umukwe agomba kuza. Abantu induru iravuga mw'uwo mugwa ngo umukwe araje. Babandi 5 bari basinziye ibitotsi byabo b'abanyabwenge, na babandi 5 b'abapfapfa bari basinzire ibitotsi byabo. Icyo bahuje nibi: bari abakobwa, none n'ikindi bari bafite amatabaza, none n'ikindi barasinzira, ariko amavuta bari batandukanye. Ese niki? Abakristo siko twese turi abakristo. Amagambo y'Imana aratubwiye ati ngo nimuhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake iteka, yake ahoremo amavuta ku munsi no ku munsi, ahoremo amavuta. Umutwe w'amagambo watubwiye ngo iki? Ngo tube maso dutegereze kugaruka kwa Kristo. Ese mwene data, aho wicaye Kristo aje uyu munsi mwagendana? Cyangwa se ngewe hano hundi Kristo aje twagendana? Shire ikibazo imbere yawe wisubize, kandi nubona ko utsinzwe uce bugufi. Ijambo ry'Imana ni indorerwamo twese twireberamo, ukamenya ko wafuditse, ukamenya ko wakoze ibijyanwa n'amaso y'Uwiteka, ukamenya umurongo urimo. Ijambo ry'Imana riratugorora.
ijambo ry'Imana niryo ritwereka abo turibo. Ushaka kuvuga ati ndi umugororotsi, urakiranuka, ndi ubesha, uri umunyakuri, ariko wasoma ijambo ry'Imana kavuga ati ngo kuno mwiza wawe nguko wikunda, ugasanga iryo tegeko ndiwaryujuje, cyangwa ugasanga ugenda mu nzira z'abakobanyi, mbese ukora ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Ijambo ry'Imana rero ryatubwiye ngo muhore mukenyeye. Ese wambaye uwuhe mwambaro? Ese ni gute ukenyeye? Ari abantu bakenyera bakakenyera bitandukanye. Ndabaha urugero. Gukenyera kurimo bibiri. Hari ukenyera igitenge yashizeho umweko, hari n'ukenyera atashizeho umweko agakenyera bisanzwe. Muri abo bantu babiri bageze ahantu ho kubyina, wa wundi wakenya agashiraho umweko yabyina akisanzura uko ashaka, kuko yakenyeye yikomeje. Ariko wa wundi wakenyeye ndashireho umweko arabyina yigengesereye, arabyina nk'umuntu nyine utari hamwe, kuko atagize ute nta mweko. Umweko, ijambo ry'Imana riravuga ngo twambare umukandara w'ukuri. Uwo mweko ni umukandara ari wo w'ukuri. Ushobora kuba uri ahantu ukajya kuvuga ugasanga ari ibyo uri kugenda ugoreka, niba ari inzira kujyana Igisenyi, wenda ufashe inzira inyuranye no kujya Igisenyi, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ukuri niko kuzaba batura. Ese ukuri kwakugezeho kurakubatura, cyangwa se kwakugezeho ugutera umugongo urirengagiza? Bene data, muhore mukenye kandi amatabaza yanyu ahoremo amavuta. Amatabaza yanyu yake iteka ryose, Imana igufashe. Umugani w'abakobwa 10 bose bari abakobwa. Bishatse kuvuga iki? Bose bari abakristo, bari bafite amatara cyangwa se amataranto. Icyo nacyo bari bagihurijeho. Bose barasinziriye. Ari abanyabwenge barasinziriye, ari n'abatari abanyabwenge bagize ute barasinziriye. Ariko ibitotsi bene data biratandukanye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero muri uwo mudugudu haza kuba inguru cyangwa se urusaku rwinshi, bava ngo umukwaraje. Batanu b'abanyabwenge bari bagiye kwishakira amavuta hakiri kare. Bari bagiye gushaka amavuta hakiri ku manywa, bari bagiye gushaka amavuta bigishoboka, bari bagiye gushaka amavuta bagifite uburyo, bari bagiye gushaka amavuta bagifite za mbaraga z'ubukobwa bwabo, bari bagifite imbaraga zo gushaka amavuta bigishoboka, kuko ndibahuye n'abasore cyangwa se n'udusore ngo babarangaze. Ahubwo uwo mwanya wo kugira ngo barangare barawufashe, bagira ute bajya gushaka amavuta hakiri kare. Yesu adufashe. Babandi rero 5 b'abapfapfa, birashoboka yuko umwe yagiye kuvoma yihura n'umuhungu, undi ajya guhaha yihurira na bosi, undi ajya mu murima agira inzara ariryamira. Ariko abo bose kari 5 nta n'umwe wagize ubwenge wo kwibuka kugira ute kugura amavuta. Rero kuko batagize uwo mwete, barayitashe bose bararyama, baragira ute barasinzira. Bamaze gusinzira, nkuko nabivuze ngo mu mudugudu hatera urusaku rwinshi, baravuga ngo umukwaraje. Bose baragize ute barabyutse. Abari bafite amavuta nibo babashe kugira ute gusanganira umukwe. Haleluya. Ngo isi nibyo ngisi ngo n'ijuru ngo bizava, ngo uwizera niwe uzabona iki ayo masezerano. Kwizera niko kuzaduhesha amasezerano, kandi ikizatuzamura mu ijuru mu bwami bw'Imana ni umwuka wera. Umuntu utazaba afite umwuka wera ndaga azazamurwa. Umuntu utazaba ufite umwuka wera ndaga azicara n'Imana Data. Umuntu utazaba afite amavuta ndaga azabona Imana mu maso. Umuntu utazaba afite itaranto irimo amavuta ndaga azicarana na Kristo. Uwazahezwa hanze, ngo kandi hanze hazabayo iki? Imbwa n'abarozi n'ingozi z'ibibi. Uwiteka dufashe. Kandi ndagira mbibutse nanjye niyimutsa abavuga ati mwami ndaga aribwo bazabona ubwami bw'Imana. Oya,
abapasiteri bashobora kuvuga ati Imana, bashobora guhanura, bashobora gukora ibitangaza, abavuga butumwa dushobora kuvuga abantu bagakizwa, abantu bagahindukira. Ariko nubwo tuvuga mwami siko tuzabona ubwami bw'Imana. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Abahanura mu izina ry'Uwiteka siko ubwami bw'Imana ari ubwabo. Birashoboka ko uhanura mu izina ry'Uwiteka uri umupfapfa. Birashoboka ko uri umupasiteri uri umupfapfa. Birashoboka ko uri umwarimu uri umupfapfa. Birashoboka ko uri umuririmbyi uri umupfapfa. Ariko ndagusaba ngo Imana ikurebanisha amaso y'imbabazi, nanjye Imana indebanisha amaso y'imbabazi, idukebure hakiri kare kandi hakiri ku manywa. Rero bose barabyuka baravuga ko nda mavuta dufite. Umwe nk'uko n'ababyeyi yari yigire mu murima, undi yari yagiye ku isoko yihura n'umurangaza, n'undi agiye kuvoma ahura n'umurangaza. Izo ni ingero siko byanditse muri Bibiliya. Bararangara. Rero ndibagize uwo mwanya wo kugira ute wo kujya kugura amavuta. Ariko abo baguze amavuta nabagiranya niki n'abantu basenga Imana nyakuri. N'abo bakobwa 5 b'abapfapfa siko batasengaga bene data. Ndimuzatungurwe no kubona umutinganyi ageze mu ijuru. Ndimuzatungurwe no kubona umusambanyi ageze mu ijuru. Ndimuzatungurwe mubonye umusinzi abatanze ijuru. Uwiteka dufashe kandi atugirire neza. Abo 5 b'abapfapfa nabo barara Kristo. Kuko umuntu n'umugani w'abakobwa 10. Birashoboka yuko bombi basengeraga no mu itorero rimwe, bahimbaza, bahanura, bigisha, abavuga butumwa, bafite imirimo runaka. Ariko abo 5 b'abapfapfa ndibabashe kugira ute kwegera umukwe. Impamvu niki batabashe kwegera umukwe? Niko batagize umwanya kujya kugira ute kugura amavuta. Abo 5 banyabwenge babaye imbere y'Imana, nubwo bagiye mu murima ntabwo barangajwe n'inzara ngo bagereyo bijyamire, ahubwo bakoze umurimo wabatumye hakiri kare. Yesu niwe wavuze ayo magambo ngo ngwiriye gukora umurimo w'uwandumye hakiri kare. Ara n'ahandi avuga ngo ngwiriye gukora umurimo w'uwandumye ngo hakiri ku manywa. Imana igufashe musore, mukobwa, nshuti z'umusaraba, bamama, bapapa, bavandimwe muri Kristo Yesu. Ndabingingira guca bugufi ku Mana. Imana ibarebanishe amaso y'imbabazi, ibahindure imitima. Umutima wawe uwufate mu buryo bwo kwizera, uwushyire Imana, uvuge ati Imana, uyu mutima wanjye urakomeye, uyu mutima wanjye harimo kubesha, harimo gusharirirana, harimo kwishira hejuru, harimo ubusambanyi, harimo ibintu watura ibyaha byo wakoze, byo wavuze, ubeshira abandi, kwiba. Nurangiza uvuge ati Imana, uwufate, uwujenjagure, uwumene, uwuhindure kuba mushya. Ijambo ry'Imana rirava muri Ezekiyeli 36 umurongo wa 26. Ngicyakora nzabaha imitima misha. Wowe ufite umutima ushaje wo muri Egiputa, wowe ufite umutima wo muri Sodomu na Gomora, wowe ufite umutima wo mu gihugu cy'i Babuloni, saba Uwiteka agufashe, saba Uwiteka agendane nawe, saba Uwiteka akuyobore, agendane nawe muri byose mu buzima bwawe bwa buri munsi. Abo bakobwa 5 b'abanyabwenge nibo babashije kwegera umukwe. Ariko abo 5 b'abapfapfa, uwo mukwe birashoboka ko yababwiye ngo nibamve imbere n'ingozi z'ibibi. Ayo magambo nitudahindukira niyo Umwami Yesu azatubwira. Birababaje kubura umukobwa mugenzi wanjye tukaruhira ubusa. Birababaje kubura umumama ukaruhira ubusa. Birababaje kubura umusore ukaruhira ubusa. Imana igufashe kandi nanjye Imana imfashe. Imana itugenderere, iduhe imitima misha. Ijambo ry'Imana umutwe w'amagambo watubwiye ngo tube maso dutegereze kugaruka k'Umwami Yesu. Ese nshuti y'umusaraba urakenyeye? Urakenyeye cyangwa se ukenyeye? Itabaza ryawe ririmo amavuta? Ni wowe ukirebera muri iri jambo. Iri jambo rikakubera indorerwamo, rikakubera ikirori. Ijambo
indorerwamo. Buri wese mu rugo afite indorerwamo yireberamo iyo abyutse, yari kwitegura, yisiga se puderi, yisiga ibyo agomba kwisiga, akareba niba puderi itahengamye, itagiye ku musaya umwe cyangwa se itagiye mu ruhanga gusa, ukimeza neza. Abacunga ingohe bakazicunga bakimeza neza, abashyiraho amatiro, ibyo byose byo musiga ku maso, mukareba nyine ko mwabishizeho neza. Aho iyo umaze kubona ko wabishizeho neza, urasohoka, abo ushaka kwemeza ukabemeza. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo tube maso, dutegereze kugaruka k'umwami Yesu. Ese iyo usohotse mu nzu yawe, wibuka kwirebera mu ijambo ry'Imana ukavuga ati ngiye ku kazi, Mana umpe kubana na runaka amahoro, Mana umpe kubabarira runaka, yarambabaje ariko mu mutima wo kumubabara. Ese ibyo wibuka kubisaba Imana, Imana igufashe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye muhore mukenyeye. Murabona iwacu ababyeyi bakunze gukenyera ibitenge bagashiraho umweko, ariko hari n'abandi badashiraho umweko. Muri abo badamu babiri cyangwa se abakobwa babiri bombi bambaye ibitenge, ariko itandukaniro umwe afite umweko, undi nta mweko afite. Ukenyeye igitenge yagikenyeje umweko arabyina yisanzure, arabyina yiterere hejuru, arabyina yibindukize kuri kote yose ashaka. Ariko wa wundi wakenyeye atashizeho umweko aragira isoni, arabyina arabyina yigengesereye, arabyina atisanzuye, kuko aravuga ati nimbyina igitenge kirataraka, nimbyina ntabwo ibintu biramera neza. Ariko wa wundi ufite umweko, akenyeje umweko, arabyina ivumbi ritumuke, arabyina abyine n'icyuya kibiri. Ariko wa wundi wakenyeye udafite umweko, ndarava ahari, ndaga ari bubuje na gato. Niha no kubuja ni ukugira ute, ni ukunyeganyega. Imana igufashe kandi nanjye Imana imfashe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereje shebuja aho agarukira avuye mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Iminsi dusigaje muri isi ntituyizi, ariko iminsi tumariye muri iyi si turayizi. Uzi imyaka yawe, nanjye nzi imyaka yanjye, ariko imyaka nsigaje iyo ndayihishiwe. Uwiteka iyo yarayimbishe uko yaduhishe kureba mu mutima w'umwana w'umuntu. Cyakoze kuko Uwiteka yuzuye imbabazi n'ibambe, hari igihe atwibira ibanga akakubwira ati nshuti yanjye, itegure ejo nzagutwara, itegure ejo tuzagendana, itegure ejo nzakwambutsa rwa ruzi rw'urupfu. Imana ikugirire neza, nanjye ingirire neza. Ubwo umwami Yesu ubwo azaba agarutse ahagaze mu bicu, tuzamusanganire, kandi ikimenyetso kizakuzamura ni kuzaba ufite ya mavuta, ari wo mwuka wera. Umwuka wera n'uzaba umufite, atari uyu mwuka wo guhanura, so ndi kuvuga mu byumve neza, atari uyu mwuka wo guhanura. Tuzahabwa umwuka wera wo kutuzamura, ubwo Kristo azaba ahagaze mu bicu, uzatuzamura. Kugira ngo nshuti z'umusaraba mwihangane, mumese ibishura byanyu, mumese abapapa basore. Iyo umuntu agiye mu bukwe, cyangwa se mwewe iyo mugiye mu bukwe basore n'abapapa, ipantaro yawe bayitera ipasi, ipantaro yawe urayimesa, inkweto ugatera shiraje, ipantaro ukayitera ipasi. Kubumvikana abo ni abasore. Kububatse, umudamu akayikumesera, akayiguterera ipasi. Ya shati y'umweru muzi ko hano ngo kukora yandura kubera itutu cyangwa se ico no mu kwaha. Aho urayivuguta, niba urakoresha omo, niba urakoresha bleach, kugira ngo igire ute ibe umweru, ukayitegura ikamera neza, ukagenda mu bukwe bw'abandi usobanutse.
rero reka mbabwire ubukwe bwo tuzataha bwo mu ijuru ntabwo ari ubwo mu isi, butandukanye n'ubwo mu isi. Ubwo mu isi bwo nakandu ni ngishusho biri kutwereka ubwo mu ijuru, ariko ubwo mu ijuru bwo buzaba ari agahebuzo. Niba utafite iryo koti cyangwa se iyo shati na karuvati n'ipantaro n'ingweto, ntabwo ijuru ari iryawe. Ibyo nabigereranya mu buryo bw'umwuka. Shaka umwambaro wera cyane, ubwo uzaba utashe mu bukwe bw'Imana ntabwo izaguheza hanze. Ariko n'uzaba wambaye cya gikanzu cy'umukara, ndakubwiza ukuri yuko uzahezwa hanze. Bakobwa ba mama, iyo umukobwa bagiye kumukwa cyangwa se yagiye gukora ubukwe, yambara yakanzu yera twese tuzi, bakamwambika agatimba, akabego, akaba umugeni. Kandi umukobwa ategereza umusore, ariko umusore amusanze atambaye iyo kanzu kandi azi ngo ni ubukwe, umusore ndakemera kumujyana. Asanze yambaye nka kuno ko nambaye ari umunsi w'umukwe, ngira ngo yemye yamubenga cyangwa se akamwanga, simbizi. Ariko icyo nakubwira niki, shaka ikanzu umwami Imana azasanga wambaye, akuzamukane mu bwami bwe bwera. Ijambo ryatubwiye ngo dutegereze ng'abantu bategereje shebuja ubwo azaba avuye ngo mu bukwe, ubwo azakomanga tuzihutira kumukingurira. Ariko akenshi Kristo aratubwira ngo tujyane, tukavuga ati oya mwami nyongera iminsi yo kurama. Na Hezekiya nawe ngo yerekeye ivure asaba Imana ngo imwongere imyaka yo kurama. Imana yongeye ibwira Yesaya ngo nagenda mubwire ngo mwongereye imyaka 14. Nawe rero ca bugufi aho uri hose, ubwo Kristo azaza uzamubwira ati mwami ndahari nditeguye cyane, utarandavura. Uwiteka agufashe. Ijambo ry'Imana kandi nanone ryatubwiye ngo hahirwa abagaragu shebuja azasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera, akabicaza, akabahereza. Ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo hahirwa abantu shebuja azaza agasanga bari maso. Abo azabakenyeza, azabambika amakamba, azabaha ibihembo. Nibamara kubihabwa abereke aho bicara, namara kubereka aho bicara abagaburire. Hari umuririmbyi waririmbye kandi n'iryo ni ijambo ry'Imana, aravuga ngo ndago Kristo azanywa ngo umuzabibu atarabona umugeni yakunze. Umugeni yakunze ni njye, umugeni yakunze ni wowe mubyeyi, musore, mukobwa, abana bato. Turi abageni b'Uwiteka, turi abageni ba Kristo, turi abageni, umukwe ni Kristo. None iyo umukobwa agiye gukora ubukwe nk'uko nababwiye, yitegura umusore akaza akamufata iwabo. Natwe muri iyi si dutegereje Kristo ngo aze adutware iwe. Rero uyu mwanya ukiri muri iyi si no kukwiteguza yuko ufite ubukwe. Rero kenyera kandi wambara umwambaro wera, utunganira Imana iminsi yawe ukiriho. Were kuba ari abakobwa 5 b'abapfapfa barangajwe na byinshi, bakoreraga Imana, bavugaga Imana, ariko ku munota wa nyuma bibagirwa kugura amavuta. Nta kindi kizatuzamura mu bwami bw'Imana ni amavuta. Itabaza ni wowe, nanjye nditabaza. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo niba turi amatabaza, reka tumurikire abari mu mwijima. Abo tubana nabo tuberera imbuto, kandi Imana ijya dufasha aho dutendebutse kutazera. Dusaba Imana itubashishe tuzeze. Nasoza mbabwira ngo Uwiteka abasange, Uwiteka abasure, Uwiteka abiyereke mu gihe cyo kugotwa. Mube mufite amazi, mu gihe Kristo aje kubajyana mube mufite uwo mwambaro wera. Ndakizakuzamura ni umwuka wera. Abazaba bakiriho tuzamba tumeze nga magnet. Ubwo Kristo azaba ari mu bicu tuzarazamurwa n'iki? N'uwo mwuka, ubwo tuzatwara uhawe. Rero abatumije abakobwa icyabateye kureba uwo mwami
niko bari bafite ayo mavuta. Ariko abo 5 b'abapfapfa ngo baheze ngo inyuma y'urugi ngo baravuga mwami mwami, aravuga ati no, natwe rero hari igihe tuzagira ngo turi kumwe na Kristo, hari igihe tuzagira ngo amatabaza yacu yarimo amavuta, twishinge abaryamye baryamye bafite amavuta. Ako kandagira ngo ukamenye, hari igihe usengana n'abantu ukavuga ati ngo nanjye Imana iranzi, nanjye Imana iranzi, kandi Imana ndahikuze. Icyambere ni kishaka amakuru y'umugwa. Menya icyo Imana kugushakaho muri uyu mwaka wa 2021. Menya icyo Uwiteka gushakaho. Imyaka usigaje ndaguyizi, imyaka nsigaje sinyizi, cyakoze iyo maze kuri iyi si yo ndayizi, nawe urayizi, ariko isigaye ndago tuyizi. Saba Uwiteka akwigishe kubara iminsi y'ubuzima bwawe, kugira ngo ubashe gutunga umutima w'ubwenge, kugira ngo ubashe gutunga umutima uboneye igihe umwami Yesu azaza azakujyane. Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Reka turirimbane yino ndirimbo, noneho dusenge dusaba Uwiteka aze adufashe. Ndakindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mw'ijuru, keretse kwizera kogejwe de n'amaraso ya Yesu masa, ogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Amaraso ya Yesu yogejwe atyo, abanduye imitima yabo, dimukeregwa ahubwo mutebuke, mweze imitima yanyu neza. Ogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Umukiza ubwo azagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe, abatari bezwa bazinjiriwe mu birori by'ubukwe bate. Ogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yaguhagijwe amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa, n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. Ogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Umva, bazatinya guhinguka imbere,
bazahinduka ubwoba busa n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe nshuti ogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso hari ubwo yaguhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera. Amena. Umuririmbyi aravuze ngo refure wogejwe na Yesu. Icyo ni ikibazo kiri kumbaza nawe kigakubaza. Ese waciye bugufi usaba ngo Imana ngo ikubabarire ibyaha wakoze byose ngo ikweze? Icya kabiri kirakubaza ngo watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso? Icya kane, mbese imyambaro yawe irera? Imana igufashe. Ku gitero cya gatatu ho haragira ati ngo ubwo umukiza azagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe, abatari bezwa bazinjira iwe mu birori bye by'ubukwe bate? Ese uzabasha kwinjira mu birori by'umwami Imana utari wejejwe? Uzinjira mu bukwe bw'Imana udafite akanzu yera? Ni gute uzinjira mu bukwe bw'Imana? Ese wahuye na Yesu arakubwira ko wababariwe? Ese wahuye na Yesu umubwira ibyaha byawe byose arakubabarira? Iyo uhuye na Yesu, icya mbere agukiza icyaha, icya kabiri agukiza indwara z'urwaye zose z'umubiri, haba ari n'iz'umwuka, za kamere, za kandi, Kristo arazigukiza. Icya gatatu aguha amahoro yo mu mutima. Bene data, reka nongere mbibutse ijambo ry'Imana ubwo Kristo yakizaga uwari umaze imyaka 38, yaramukijije arangira amubwira ati ibyaha byawe urabibabariye. Amaze kumubabarira aramubwira ati igendera amahoro. Na wa mugore wari urwaye imyaka myinshi mu mugongo naho yaramukijije. Mwibuke impumyi Barutimayo ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Nawe tabaza Kristo w'i Nazareti umubwire akubabarire, kandi arakumva arakubabarira. Icyo usaba ni uguca bugufi, kuko ndaguzinjira mu bwami bw'Imana utambaye ikanzu yera. Ikanzu yera ni ukwezwa ugakiranuka. Agatono ku kanini, icyaha kinini ku bana bato batari kumva, icyaha kinini ni gitoya ukakihana cyose kugira ngo uzaraga ubwami bw'Imana. Gusuzugura umubyeyi ndaguzinjira mu bwami bw'Imana. Gutukana ndaguzinjira mu bwami bw'Imana. Abarozi n'abapfumu ndimuzinjira mu bwami bw'Imana. Mwabasambanyi mwe n'abatinganyi ndimuzinjira mu bwami bw'Imana. Yemwe abavuga amagambo y'ibibi ndimuzinjira mu bwami bw'Imana. Ndago muzinjira mu bwami bw'Imana, kuko ubwami bw'Imana buzajyamo umugororotsi gusa, hazinjiramo abakiranutse. Naho ingozi z'ibibi, abicanyi, abanyabyaha bose bakoze ibyo Uwiteka atishimira ngo bazahezwa hanze, hamwe n'imbwa, hamwe n'abarozi. Ni ku ijambo ry'Imana bivuga. Uwiteka azavuga ati ngo nimwumve imbere ngo sinigeze mbamenye. Nyasaba Uwiteka azandinde uwo munsi. Nanjye ndakwingingiye ku Uwiteka uwo munsi azakurinde wo kuvuga ati ngo sinigeze ngumenya, kandi warahanuraga mu izina ry'Uwiteka, wararimbaga mu izina ry'Uwiteka, abwirizaga mu izina ry'Uwiteka, ariko Uwiteka akakubwira ngo sinigeze ngubona wa ngozi yikiriwe. Uzizwe no kubesha gusa, uzizwe n'ubusambanyi, uzizwe n'ubujura, kandi ibyaha byose ngo Uwiteka arabibabarira. Kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo nda amahoro y'umunyabyaha. Bene data muce bugufi, n'abatari bene data muce bugufi, muze mube bene data.
muce bugufi mube abana b'Imana, muce bugufi. Uwiteka arabagira imbabazi, arabagira imbambe. Imana ngihora iteze amaboko, umuryango urakinguye, ariko ndagira ngo ngwibutse hari uwo muryango uzakingwa maze uvuge ngo Kristo wandabara, ko ijambo ryawe rivuga ngo uzagutabaza kuzamwumva, ko ijambo ryawe rivuga ngo nitugamara mu izina ryawe ngo uzatwumva. Kristo uzi ijambo azakubwira sinjye wafunze, ni data wa twese wafunze. Aya magambo yavuzwe na Nowa ubwo bamukomangiraga ku munsi umwuzure, aravuga ati Nowa wadukingurira. Nowa arababwira ati oya sinjye wakinze, ni Uwiteka wakinze. Uwiteka yereka ugukingirana, ca bugufi Imana ikweze, kuko ndaguzinjira mu birori by'Uwiteka wambaye cya gikanzu cy'umukara hariho ibizinga cyanduye, n'ubukwe bwo muri iyi si. Ndago uwakoze ubukwe yakishimira kubona umuntu yambaye nabi mu bukwe bwe. Akora uko bishoboka abantu bagasa neza. N'ijambo ry'Imana rero riratubwira ko tugomba guharanira ubwami bw'Imana mbere, ibindi byose tukazabyongera. Kandi karatubwira ngo dushake umwambaro wera, bene data. Igitero cya nyuma cyavuze ngo bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba gusa, ngo ni ukwiyambara iyo myambaro mibi, ngo Yesu akwambike iye y'ubukwe. Iyi yari indirimbo ya 68 mu ndirimbo zo gushimisha. Bene data, mwiyambura imyambaro y'ubusambanyi, imyambaro yo gusuzugura ababyeyi, imyambaro yo kutumvira ababakuriye, imyambaro y'amatiku, imyambaro y'ubujyajya, imyambaro y'inzangano, iyo yose n'ibindi mu byihane. Uwiteka arababarira. Ijambo ry'Imana, Imana ngizagirira ubuntu uwo azabubwira azaba abugiriwe. Imana izagira imbabazi uwo azazigira azaba azigiriwe. Ndagusaba mwene data uce bugufi aho uri, dusaba Imana ikweze, igutunganye, ikubohore. Kandi nanjye uvuze amagambo munsabire kugira ngo nanjye ndazakorwa n'isoni ku munsi w'imperuka. Abavuga butumwa hari igihe tuzatungurwa, abahanuzi hari igihe tuzatungurwa, abaririmbyi hari igihe tuzatungurwa, abasemuzi basobanura mu matorero, haba ari indimi z'umubiri, haba ari indimi z'umwuka, hari igihe tuzatungurwa, bapasiteri hari igihe tuzatungurwa. Ariko sinifuza yuko twatungurwa, ahubwo nifuza kumva ryajwi ry'inginga umuririmbyi avuga ngo mbese nabura nde kuryitaho cyangwa se kuryitaba, ritubwira ngo muze mwinjire mu bwami bwanjye. Iryo ni ryo jambo saba umwami Yesu kuzumva ku munsi w'imperuka. Sinifuza kumva Kristo ambwira ngo mva imbere Jean ariko ngo sinigeze ngumenye. Ibi byo naba ndi kuvuga naba ndi kuruhira ubusa, n'ibindi byo naba narakoze naba nararuhiye ubusa. Ngo mbese waba wararuhiye iki ngo ujya munsi utabonye Yesu? Waba wararuhiye iki? Imana igufashe kandi nanjye Imana imfashe. Tujye dusenga dusabirana, twinginga Imana izaduha iherezo ryiza, izaduhe kugera muri cya gihugu cy'abasogokuruza ba Aburahamu baharaniwe bakaba barakigezemo. Icyo gihugu si Kanani, ni igihugu cyo mu ijuru. Cya gihugu Enoki yazamuriwemo adapfuye, cya gihugu Eliya yajyanywemo ajya segwakira ari imuzamuye, ari wa mwuka w'Imana umuzamuye, ari ya mavuta y'Imana amuzamuye. Kenyera kigabo, kenyera ukomere, kandi ushireho umweko. Ngira ngo icyo kinyarwanda twese turi kucyumva. Mushireho umweko ariwe mukandara w'ukuri. Nukenyera igitenge cyawe ugashiraho umweko, urabyina, uragenda urugendo rw'amasaha 2 wisanzuye, ubyina utaraka, wisanzuye kuko uzaba wakenyeye wambaye umweko w'ukuri. Imana igufashe, Imana igusange, ikwambure iyo myambaro mibi, iyikwambure. Imana yayambuye umugaragu wayo Yosuwa, yarayimwambuye mu gitabo cya Zakariya.
atari Yesu wa mwene Nuni, nundi Yesu w'umutambyi mukuru. Yarayimwambuye n'imyambaro y'ibizenga, ngo Yesu yarayimwambuye, ngarategeka ngo marayika ngamwambika ikanzu nziza yera cyane, ngo n'igitambaro cyera cyane by'imyeru dede, ngamwambika igitambaro mu mutwe. Igitambaro gisobanura agakiza. Imana ishimye, ariyo ngofero y'agakiza. Umwambaro wera n'uyu mwambaro Imana iri kudusaba gukiranuka ku gato no ku kanini. Reka dusenge Imana igufashe kandi nanjye ifashe. Aya magambo yarakomeye, umwuka wera abasobanurire arusheho kubasobanurira. Mana ndagushimiye, Mana ndaguhimbaje. Uri Imana igira neza, uri Imana yo kwiringirwa. Ndakwiringe uzakugwa n'isoni, ndakwiringe uzamwara. Ndagushimiye yuko uri Imana yera. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe uduhaye muri aya masaha. Ndakwinginze Mwami urisobanure ubwoko bwawe barusheho kuryumva mu izina rya Yesu Kristo. Mana ubw'imbanda izavuga, Mana tuzayumve, Mwami natwe tuzamugwe mu ijuru. Data mwiza, ndakwinginze imyambaro mibi uyitwambure, utwambike uwawe Yesu. Wa wundi tuzinjirana mu birori byawe, wa wundi tuzatwambaye muri bwa bukwe Data wateguriye abera. Mana ndakwinginze icyamba ngazabana nawe mu ijuru. Icyamba uyu mwene Data dukurikiye akazabana nawe mu ijuru. Nsabiye ubwoko bwawe Mwami, niwe yahuze icyo bakwifuzaho, ariko Mwami niko wabaho iherezo ry'isi. Iby'isi ngo birashirana no kwifuza, iby'isi biratumuka ng'umurama. Iyo igihwagari gihinze hariho umuyaga mwinshi, Mwami imbuto zacyo zigenda hirya no hino, ugasanga zereye aho bitakwiriye kwerera, ugasanga zaguye mu inzira, ugasanga zagiye mu murima w'abandi. Mana natwe uturinde kwihutira ubutunzi bwo mu isi, kuko burashirana no kwifuza, burashirana n'imisi, burashirana Mwami n'ingoma y'isi. Turasaba Mwami ngo dufashe, dutungane ku gato no ku kanini, dutungane Mana. Tweze inzira zacu bigishoboka, tweze inzira zacu Mana. Nsabiye abakobwa ubakure mu mwijima, sabiye abasore ubakure mu mwijima Mana. Ugendere urubyiruko hirya no hino urukoreho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ababyeyi Mana nabo ubakoreho mu izina rya Yesu Kristo. Bakaka na basogokuruza ubakoreho mu izina rya Yesu Kristo. Abana bato nabo ubakoreho mu izina rya Yesu Kristo, kuko ubwami ni ubwabo, ariko nabo ndakwinginze ubahe kubuharanira no kubukorera mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo akiri mu isi afite imyaka 12 yatangiriye kubwiriza, akajya ajya mu masinagogi avuga Mwami, akora umurimo w'uwamutumye hakiri kare ijoro ritarira, kuko yabonaga igihe gisigaye ari kigufi cyane. Natwe Mwami aho tugeze, iminsi irahita vuba ng'ingoga, iminsi irahita vuba ng'inzozi z'umuntu, imyaka igahita vuba ikibagirana ng'inzozi zacu, tukarota tukibagirwa. Ariko iminsi Mwami irashira, dusigaje igihe gike. Ndakwinginze Mwami, ijambo ryawe dukomereze mu mitima. Turi kwanga abakobwa 5 b'abapfapfa barirariye, bajya gusenga bakumva Mwami kubazi ariko utabazi. Turasaba yuko abana natwe, birashoboka yuko twabyiriza twambaye umwambaro w'ubusambanyi, umwambaro w'amaganya, umwambaro w'ukubesha, abahanuza ari uko, abapasiteri ari uko, abavuga butumwa ari uko, ariko Uwiteka Nyiringabo Mana yera, ndagusaba buri wese umusange ku giti cye, buri wese umwiyereke Mwami, atunganye inzira ze bigishoboka, atunganye amese imyambaro ye yose mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo wa munsi
uzatungura isi, uyu muntu ndazatungugwe, kandi nanjye sinzatungugwe, ahubwo data wera tuzabe dufite amakanzu yacu yera. Bana na buri wese umugire neza, umugisha wawe uboneke ku bwoko bwawe. Mwami, ngweretse abagwayi ubakize mu izina rya Yesu. Mana, ngweretse abafite ibibazo bibagoye ubarengere mu izina rya Yesu. Ngweretse Mwami, ngweretse ubwoko bwawe ubakoreho mu izina rya Yesu. Ngweretse ababyeyi bifuza abana ubakoreho mu izina rya Yesu. Abakobwa ni ububakire mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zibabonekeho, ariko ikiruta byose Mwami, turasengeye ubugingo bwacu uzaduherezo ry'isi. Sabye bike byinshi bitwongerere, none n'iteka ryose ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye. Amena, amena. Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro ibarengere. Muharanire kwambara imyambaro myiza, muharanire kuva mu byaha. Bafasha mugandukire abatware banyu, kandi nabo bakora inshingano zabo. Bana bato, twinginge Imana iduhe ubwenge twumvire ababyeyi bacu. Imana ibarengere aho muherereye hose. Mbifurije guhinduka, mbifurije kwiyambura iyo myambaro mibi, Yesu akabambikiye y'ubukwe. Shalom, shalom.